abatabiha agaciro barihombya cyangwa se ni imitekerereze navuga ngo iciriritse kuko umwuga wo guteka ni mwiza buri muntu wese awisangamo kubera ko umuntu wese ushonje adafite umuntu uri bumukorera ako kazi mbese ni umutetsi arateka nubwo wenda abatabifitiye ubumenyi bwinshi ariko iyo umuntu ashonje inzara ishobora gutuma n'umwana muto utari wamenya guteka ateka rero njya mbibona abantu ntago bakunda kubiha agaciro ibyo byari kera ubu ngubu rwose abantu barasobanukiwe nta muntu ugitesha agaciro ibintu byo guteka kuko babonye ko bifite inyungu kera ntabwo babicuruzaga nta muntu sinzi jewe nzi abantu bakoreshaga nk'ibirori agahamagara runaka na runaka bakaza bagatekera abashyitsi bakishima nta mafaranga arimo uyu munsi rero gupfa kubwira shefu Yvonne ngo uze udutekere mu bukwe mu by'ukuri atari ubukwe bwanjye ngusaba ikiguzi abasuzugura rero uyu mwuga nababwira ngo pole sana kuko niba utanatetse uzansaba ngo nguze gutekere kandi mu by'ukuri iyo bibaye byiza ndavuga na babandi abakozi bo mu rugo iyo ufite umukozi wo mu rugo uteka nabasaba kutazajya mubasuzugura mujye mububaha kuko icyambere abafite ubuzima bwanyu niko navuga arateka ntiwari uri kumwe nawe ntuzi aho yatangiriye ntuzi ibyo yavanze kugira ngo abantu baze kurya ayo mafunguro ameze neza kumusuzugura rero uba wisuzuguye mu by'ukuri ikindi nabaza ngo wenda baze kudusubiza muri komantere nabaza ngo ese ko watanze rasiyo bakagutekera ukabona uri gufungura mu by'ukuri iyo ugiye gusuzugura uyu muntu watetse si wowe uba wisuzuguye ko yego tubaha ikaze abakunzi ba Ndanyuzwe TV official turi kumwe na Yvonne Ndanyuzwe ariko ubundi Ndanyuzwe ryaturutse nari kuziho mu mazina yawe kubera icyo ryisicana Ndanyuzwe ni sogokuruza je nitwa Mukandanyuzwe okay ryaturutse ku gisekuru naryiswe na papa naryiswe na data nyirashuti ryitwa n'inshuti ya papa yaraje kudusura isanga navutse ni nabwo papa yaragiye gusinya kontra y'umuzungu urumva nge navutse neza yego ngewe nzi nyirashuti Yvonne rero Ndanyuzwe sinzi ukuntu ubwo ngubwo Mukandanyuzwe narariburanye nagiye gufata pasiporo bararinyishyuza kuko pasiporo nari nafashe mbere ryari ririho bageze kuri ID bandikaho nyirashuti Yvonne akaryo rijya rigaragara mu byangombwa ngiye kongera gufata urugendo kuko ngiye nkunda gufata ingendo z'indege okay ubwo twibye amakuru reka duhereze ikaze rero abantu bose bo kuri Ndanyuzwe tubaha ikaze turi kumwe na Yvonne nawe n'ubundi dukunda cyangwa mukunda no kubana nawe hano kenshi cyane tugiye kuganira uyu munsi nabwo n'undi mwihariko yaje yambaye nk'abatesi tugiye kuganira n'ubundi kuri uyu mwuga wiwe wo guteka amazemo imyaka irenga myinshi cyane ndi kuvuga ngo imyaka ariko imyaka isaga 6 agiye kwimaramo yikora ku giti kiwe ni experience ndende tugiye kuganiramo cyane kuba ukikora uyu mwuga ungana n'uko nguko usora ariko n'abantu bakubwira bati wavuyemo ukahereza umwanya abakiri bato none ndashaje cyane abakecuru iyo umuntu ashaje iyo umuntu yageze mu kigero cyo kuba yarabyaye akabyara akatangira kugira abakwe abakuze aba yakagombye kwicara akarya ku musaruro w'amafaranga yakoreye kuva kera ariko waracyari kuyahiga ashaka kumenya impamvu ngihiga amafaranga ni iyihe rero impamvu n'uyu munsi ngihiga amafaranga cyangwa se ngihiga imibereho
njyewe ubutunzi bwanjye nabubitse mu muryango. Hari igihe wenda nabyo twazabiganiraho, ariko kuko mfite umuryango mugari, abana ntawe utarize cyangwa ntawe arwaye bwaki, sinzi niba mwita bwaki mu kinyarwanda cyangwa se amanjagara, ntawabuze amata. Ayo yose ni amafaranga nakoreshaga kuko ntuye i Kigali, njye ntuye i Kigali, ntuye i Kigali mu mujyi. Aravuga ngo batuye i Kigali, wajya kuhareba anatuye ukibaza ngo nsina hano ni i Kigali. Rero abana ntabwo bagize iyo mibereho mibi. Ubutunzi bwanjye rero yewe ntabwo nabubitse ahantu ngo nubake amazu ibitabashwa. Nta gihombo mbifitemo rero, kuko iyo mbona umwana abayeho atazi inzara, atazi burya inzara ni mbi. Njya numva abantu bagira ubuhamya bw'inzara, njye ntabwo njya ngira. Imana yarabundinze. Ubwo nuko utayizi? Ntayo nzi, inzara ntayo nzi pe. Imana ishimwe cyane. Ntayo nzi. Uzatanga icya 10 rwose. Yego. Icya 10 ituro ry'ishimwe, utambohesha icya 10 yemi. Uzatanga ituro, ariko iyo mbitekereje ndaritanga. Ubwo abantu babyumve rero, tugiye kuganira ku buzima bw'umutetsi Mama Yvonne cyangwa Mama Baraka nk'uko abenshi bakuzi. Dukunda kwibaza impamvu abantu badahereza agaciro uyu mwuga wo guteka, ari nabyo nari nangiraho mvuga ni wenda kubera iki utaragera gutya ngo ujye muri pasiyo nubwo wikorera. Ubona impamvu abantu badahereza agaciro ko uyu mwuga w'ubutetsi ari iyi? Impamvu akoze cyane, impamvu mbona bataha agaciro, nanjye njya mbibona nkumva ntabwo bimbabaza cyane, kuko buriya umuntu ari gukorera mu gihombo, ari uri kwihombya, ntabwo umutindaho cyane. Abatabiha agaciro barihombya, cyangwa se ni imitekerereze navuga ngo iciriritse, kuko umwuga wo guteka ni mwiza. Buri muntu wese awisangamo, kubera ko umuntu wese ushonje adafite umuntu uri bumukorera ako kazi, mbese ni umutetsi, arateka. Nubwo wenda abatabifitiye ubumenyi bwinshi, ariko iyo umuntu ashonje, inzara ishobora gutuma n'umwana muto utari wamenya guteka ateka. Rero njya mbibona abantu ntabwo bakunda kubiha agaciro. Ibyo byari kera, ubu ngubu rwose abantu barasobanukiwe. Nta muntu ugitesha agaciro ibintu byo guteka, kuko babonye ko bifite inyungu. Kera ntabwo babicuruzaga. Nta muntu wajya, sinzi, njyewe nzi abantu bakoreshaga nk'ibirori, agahamagara runaka na runaka, bakaza bagatekera abashyitsi, bakishima, nta mafaranga arimo. Uyu munsi rero gupfa kubwira shefu Yvonne ngo uze udutekere mu bukwe, mu by'ukuri atari ubukwe bwanjye, ngusaba ikiguzi. Abasuzugura rero uyu mwuga nababwira ngo pole sana, pole sana, kuko niba utanatetse uzansaba ngo nguze gutekere. Kandi mu by'ukuri iyo bibaye byiza, ndavuga na babandi abakozi bo mu rugo, iyo ufite umukozi wo mu rugo uteka, nabasaba kutazajya mubasuzugura, mujye mububaha, kuko icyambere abafite ubuzima bwanyu, niko navuga, arateka, ntiwari uri kumwe nawe, ntuzi aho yatangiriye, ntuzi ibyo yavanze kugira ngo abantu baze kurya ayo mafunguro ameze neza. Kumusuzugura rero uba wisuzuguye mu by'ukuri. Ikindi nabaza ngo, wenda baze kudusubiza muri komantere, nabaza ngo ese ko watanze rasiyo bakagutekera, ukabona uri gufungura, mu by'ukuri iyo ugiye gusuzugura umuntu watetse, si wowe uba wisuzuguye ko ari wowe watanze rasiyo. Ubwo nonyemerere reka mbikubaze muri buno buryo kugira ngo uze kubihuza n'ibyo uri kuvuga neza. Ubona ari izihe nzitizi mukunda guhura nazo muri uyu mwuga wo gutekera imbaga nyamwinshi? Inzitizi zirahari.
icya mbere ndagaruka ku byo navuze ni ukudaha agaciro uwo muntu. Jye sinkunda guhura nabyo cyane keretse nko nk'abakozi dukoresha, urugero nk'abakozi igihe nkoresha cyangwa se abo dukorana, aba ari umutekinisiye, aba ari umushefu nkanjye, hahandi mvuga ngo iki kintu ari bugikore neza. Rero iyo uje kunyubaha jyenyine ngo nuko wabonye ndi shefu, ndi kugaragara muri iyo seremoni ko ndi shefu, burya uriya uri hano nawe hari aho ashobora kunkoresha kubera ko tuba tuziranyeho kuri ubwo bushobozi. Rero iyo umusanze yaje kukubaha, ari kuri dishi, ari kuri bife, pardon, arimo araguserva, ukajya kumusuzugurira mu byo yateguye, mu by'ukuri uba utekereje nabi, kuko izo nzitizi tujya duhura nazo. Umuntu akaza, wamwubashye, wamuhaye icyubahiro umugomba, kuko rwose ibintu bya hospitality ntabwo ari byo baza kutwigisha. Ibintu byo kuvuga ngo urajya kubaha umuntu w'umushyitsi watumiwe muri ubwo bukwe, abantu baguhaye amafaranga yabo, ntabwo ari ibyo bintu batwigisha. Rero kubona umuntu ahagaze kuri bife ukajya kumutukira kuri bife, hari uza kubwira ngo mibi nibi ntanabivuge mu mvugo nziza, kandi mu by'ukuri waciye bugufi, hari icyubahiro uri kumugomba kugira ngo aze kurya amafunguro ameze neza atarimo agasuzuguro, uwo akaza kugusuzugura. Izo nzitizi duhura nazo, ariko tukamenya n'uburyo tuzihandoringa. Ntabwo tubyitaho kuko uwo muntu uhita ubona ko afite ikibazo. Kwanza uhita ubona ko afite ikibazo, icya kabiri uhita ubona yuko niyo lifestyle, niko abayeho n'ahandi. Rero izo nzitizi duhura nazo, tukaza kubiganiraho, tukaza kuvuga ese, kuko iyo dushoje akazi natwe turaganira, ese ni ikihe kibazo mwahuye nacyo, ni izihe challenge mwahuye nazo, mbese byagenze gute, turabazanya. Iyo duhuye n'ayo maka turayasuzugura, tukavuga tuti ntabwo byari bikwiriye rwose. Nubwo ujya kumva ngo hari abantu rwose nabo batiyubaha, ibintu nk'ibyo, ariko bidasobanuye yuko uwo mukobwa umwe aba abaye mubi agatukisha bose. Hari abaduha agaciro pe akavuga ati, hari uhagarara akanavuga ati ibi bintu byose mubona uko byagenze gutya rwose, kugira ngo bigende neza, amafunguro agende neza, byatewe n'uri uwo muntu. Nawe uramwubaha cyane, uba wumva ari smart, uba wumva kabisa ari umusirimu. Rero inzitizi zo duhura nazo z'agasuzuguro kadafite aho gashingiye, niko navuga. Ukomeje kuri icyo ngicyo, bituma numva nakubaza ku byerekeye n'igitutu mukunda gushyirwaho n'abakiriya banenga ibiryo cyangwa serivisi mbi muri rusange abashefu bashobora kuba batanga. Byo sinzi ukuntu uza kuba wabisobanura, ariko muri rusange ibyo bikunda kubaho mu bantu. Ugasanga abakiriya babashyiraho igitutu, ati hari ibintu bitagenda neza n'ibi. Byo iyo bibaye, wenda nk'umushefu ufite abayoboye, ushobora kuba wabyitwaramo ute kugira ngo bitagaragaza isura mbi? Iyo kasi ndahura nayo, ariko ndabizi ko bijya bibaho. Uriya muntu waje kugushyiraho igitutu yaguhaye n'akazi, icya mbere hari amakosa aba akoze kuko bitemewe. Ntabwo byemewe, ntiyemewe kugukontorora muri kwizina yawe kuko ntimwiganye. Sinamenye igitutu wenda yagushyiraho, ariko ubwo ndabigeranya n'icyo nzi. Igitutu bundi wagombye gushyira ku muntu waje kugukorera, ni ukuvuga ngo ntunyicire, muba mwumvikanye ngo ntunyicire isaha. Rero hari ubona n'isaha itari yapfa agatangira kuvuga ngo murabona ngo abantu bari buze kurira igihe, ibintu nk'ibyo. Icyo kintu rero nkabwira abashefu bagenzi banjye yuko aba yatanze inzira yo gutuma bamushyiraho igitutu, kuko njye ntawe urabinkora. Kubera iki? Nubahirije isaha, kuko isaha niyo bakwizinye benshi bakunda kwica, ariko umuntu wica isaha nawe abaye nta yindi nzitizi idasanzwe yakoze, ntabwo navuga ko ari umunyamwuga. Kuko niba uri umunyamwuga uzirikana isaha, ntiwica isaha, aho kugira ngo bagutegereze wowe urabategereza. Aho kugira ngo waguhaye akazi agutegereze, wowe
uramutegereza wubahiriza isaha yakubwiye ahubwo ugatangira gushyushya amafunguro wateguye kuko nabo bica gahunda. Kiriya gitutu rero navuga ngo ntabwo gikwiriye kuko ndabizi ko hari abishinzwe, hari uwo bavuga ati ni wowe ushinzwe ibyo kurya, aza akabikora mu kinyabupfura akavugana na shefu. Ntabwo yemerewe kujya kuvugana n'umuntu atahaye akazi, ni amakosa pe. Niba wampaye akazi vugana nanjye, wijya guhutaza abakozi banjye kuko ntubazi, ntuzi uburyo baje, wibahutaza kuko nta kazi naguhayemo. Ahubwo nkaba navuga ngo ufite ayandi mayeri nawe usa n'uwishyize mu bakozi, niyo nama natanga. Ukaza ukavuga uti ni mumpe mwakazi, nanjye hari utwo nshobora gukora, nkakwemerera ko nguhaye akazi. Ariko niba nta kazi naguhaye, tegereza, nubona wenda bigiye nko kwangirika ubikore ku bw'inshingano wahawe mu bukwe, kuko mu nama biriya bintu biravugwa. Hanyuma uvugane nanjye, wiza kumputariza abakozi, kuko nuza kumputariza abakozi uraba uri kwiyicira akazi nawe. Njyewe nanakubaza ngo ese koko ufite ishyaka ry'ibyiza bya buriya bukwe turi gutegurira? Wowe ufite uburyo ki mfite uburyo mbimanaginga mu mwuka mwiza, nkamubwira ni ese ko ntakuzi, hari n'uwo bakoreza utamuzi. Izo nzitizi duhura nazo pe. Akavuga ngo hari uwigeze kuza abwira umushefu twarimo dukorana, aravuga ngo ubundi wowe uranzi ngo icyo ndi cyo muri ubu bukwe? Uranzi icyo ndi cyo muri ubu bukwe? Gusa mu by'ukuri nagusubiza iki? Hari briefing baba bafite nabahaye yuko niba umuntu ababwiye nabi ngewe babinture, abo turi gukorana babinture kuko nta ruhare mbifitemo, nawe nta ruhare yabigizemo. Ubwo uri bumubwire nabi aze kubimbwira nyuma akazi karangiye, ariko ntabiha agaciro. Urabona tujya tugira defo iyo tugira defo, umuntu agushoraho intambara nawe ukamushoraho iyindi. Oya, banza urebe inyungu ufitemo. Niba uzi no gushora intambara, nimurangiza rwose muzinga amashati, naza nkanakoma amashyi kubera ko twebwe abakwiziniye tugira morale ubundi. Ntabwo ushobora gusanga intonganya muri kwizine n'izina habaye. Rwose umuyobozi aba yabipanze nabi, kuko niba hari umuntu uzanye imbusane hariya, nkanjye mpita mubwira nti urananiwe, butashye ujye kuruhuka, kandi nkaba naguhemba ukanataha. Hatagira ubyumva ngo azaze hanyuma azi ngo nzamuhemba atahe atakoze. Hari igihe umukiriya yigeze kunenga ibiryo watetse, wabyakira ute kandi byagusigira ihe somo niba byarabayeho? Nta muntu iyo kasi ndahura nayo, nta muntu wari wanenga ibyo natetse. Au contraire, nahuye nkunda guhura n'akazi meze gutya. Mugenzi wanjye akaba yagiye, si mugenzi wanjye, okay, nimvuga mugenzi wanjye ubwo bamwe bashobora kumwumva ko ari muri timu yanjye. Oya, umukwiziniye runaka akajya gukora akazi ahantu runaka, njye simfitemwe akazi. Noneho wenda ubwo bukwe nanjye mburimo, kuko bazi yuko ari imirimo nkora, bakabona birapfuye. Au contraire, njya kwintervena kugira ngo uwo munsi ugende neza. Nta gihembo nkoreye rwose, nta gihembo nkoreye. Mfite ubushobozi bwo kujya kwintervena kubera ko uwo mutima ndawufite, uwo mutima mwiza wo kwintervena kugira ngo ibintu bigende neza ndawufite. Kandi nkagenda mu kinyabupfura kidasanzwe, kuko uriya niwe bahaye akazi. Ndagenda nkamubwira ntibimeze bite, ntibimeze sawa, nkamwibwira ko nanjye ndi umushefu, ntese nshobora kugufasha. Iyo avuze ngo yego, ntabwo dukunda kwimana akazi. Okay, ushatse kumfasha kandi ngenda mubwira ko nanjye ubukwe ari ubwanjye, nshobora kugufasha, ati yego, akama welcome, ndagenda nkamufasha. Ariko rwose mu mwuka mwiza nkuko nabivuze. Kandi uriya muntu ntago aba ari ashobora kuba ari umunyamwuga, ariko hari abantu bagenda bagafata akazi nka 3 ku munsi, agomba gukora aha na hariya. Uwo muntu byanze bikunze kamwe ari bukici. Ni mbene nkabo rero, njyewe ntago birambaho.
ntabwo birambaho, nta muntu urandeporosha ko namukoreye nabi kuko ndabyirinda. Ni iki kigukomeza kugutera imbaraga nubwo uhura n'igitutu cyangwa umunaniro w'akazi muri uyu mwuga? Ni iki kigutera cyangwa kigukomeza kugusubizamo imbaraga nubwo uhura n'igitutu n'akazi kenshi muri uyu mwuga? ikintera imbaraga cyane cyane ni komplima mba nahawe mbere yuko ninjira mu kazi. Jewe abantu bampa akazi baranza akambwira ngo dukunda uburyo uteka, dukunda ibyo kurya wateguye biraturyohera. Izo komplima bampa nubwo nta gahunda wenda nari kugira yo kugukorera, mpita numva yuko byanze bikunze hari icyo nshimaho. Nkunda gushimwa, nkunda abantu banshima. Iyo nshimye yuko hari ibyo, nk'ubwo abantu bakunda kumbwira ngo hari abantu nabo twabonye wabakoreye neza pe, hari akantu bongira ngo wabakoreye neza pe rwose. Ikindi iyo nshoje nk'akazi, hari igihe ujya kubona nkabona umuntu aranshimye akankora mu ntoki, hari n'abankandira akanyenyeri. Ibyo bintu bintera imbaraga pe, akanyenyeri ka you have received kansubizamo imbaraga, bigatuma uwo murimo ntawuvamo. Umuntu gushima akakwandira n'akanyenyeri. Rero hari n'abampa amagifti mu boye bateganije nanjye bakanyibuka, nkagenda rwose havuga nti ubutaha uriya muntu wampaye akazi wabona nawe azampa akagifti kishimwe, hanyuma akampa na you have received. Mbere ntabwo nakundaga ibintu by'amagifti, ariko sigaye mbikunda. Uzi ko ari byiza, sigaye mbona ari byiza. Hari ukuntu umuntu aguhamagara mu ruhame, ubundi nkatwe nkanjye narabanzaga nkamwara nkavuga se mu by'ukuri yampamagaye muri uru ruhame byari ngombwa. Ngiye kube muranyihanganira kubera gutindana n'abazungu, banumva mbere yuko umpa gift uyimpereye iki, numva nakubaza nanjye, sibyo? Numva nakubaza ese kugira ngo mbone uko mbyitwaramo. Kuko ya de cadeau empoisonné, hari amagifti aba atari meza, tuzita ngo ni de cadeau empoisonné. Umuntu akaguha impano yo kuguhuma amaso, donc itavumuvuye ku mutima. Mba numva twagirana ikiganiro kugira ngo nanjye nkomeze mbiha agaciro. Bantu mujye mu mama gift mutazihagarika, mwongere munyongere izindi. Ndazikunda ariko nzajya mbabaza. Ndabikunda. Ibyo bintu bintera courage, bintera umwete, kandi bigatuma nisobanukirwa, nkavuga ni ese burya nakoze neza. Yego. Hari ikibazo kare wavuze ushaka yuko nakubazaho, ariko byaba byiza no kugira ngo binafashe n'abandi bose bifuza ko bakora uyu mwuga wo guteka. Umutetsi mwiza ashobora kuba yavukana iyo mpano gusa, cyangwa bisaba no kwiga no gukora cyane? Umutetsi mwiza, icyambere nuko ababyiyumvamo ari umwuga we, uwo niwe mwiza uza ku mwanya wa mbere. Noneho hari ubikunda kandi bitamurimo ariko akabikora, uwo nawe ni uwundi. Uriya rero wabasha gukorera amafaranga, ariko mu by'ukuri ntabwo abitindamo kuko ntabwo abikunze. Arabikunze ariko ntabwo bimurimo. Ntabwo bimurimo. Mbe nuriya ashobora guteka ariko ntiyahimba, kuko yarabyize harabimetriza, ariko sibye. Donc arishakira amafaranga. Mbe nuriya rero hari n'igihe rwose anabireka akajya mu bindi kuko sibye. Nibagiwe kandi warumbajije. Ashobora kuba yabikora atarabyize? Yego. Ubikora atarabyize ni wa wundi ukorera abantu batandukanye benshi, akabimenya akabijyamo, cyangwa se hari nk'abantu duha akazi mu by'ukuri bakamenya gukora kuturusha. Akabyiga akavuga ati kuva jyewe ntarabyize ibintu mama Baraka akora byose nanjye nzabikora. Ibintu mama Baraka akora byose ni byiza, ndabikunda. Akabyiga yitonze, akazanabikorana ndetse kundusha. Bene uwo muntu rwose arakora kandi agakora neza, akabyiga. Urumva tugarutse kuri wa muntu ubikunda. Kuba atarabyize rero yakora. Okay, reka tugane ku musozo. Wenda nza kwabaza kino kibazo.
mu kazi ka buri munsi ubwo ugiye kutubwira muri rusange nk'abatetsi, ndakikubaza ariko ubona ari iki cyarushaho gukorwa kugira ngo uyu mwuga wubahwe nk'igitekerezo cyangwa inama zawe? kugira ngo uyu mwuga wubahwe plutôt, ku rwanjye ruhande numva ikiza ku mwanya wa mbere ari ukubaha uwo murimo, kwanza ukaweyumvamo kumva ko ari umurimo w'igiciro, kuko benshi nabivuze tugisanga twese dutunzwe n'amafunguro tukabyubaha. Iyo ubyubaha rero n'uwabiteguye uramwubaha. hakabaho kubahana, wabona uwo muntu rwose sinatwe gusa, umuntu wese uzabona yicaye ku mbabura ari guteka, uzagenda umwicara iruhande urebe imvune ibirimo, bituma umwubaha. Mujye muduvizita, mujye mudusura, tunabatekere. Buriya se ushobora kuba ndi kubivuga gutya kandi wenda utari wanarya no kubyo nateguye, gusa hari aho wavuga ndamwubahira iki se yampayeho. Tujye dukundana, twubahe abantu bategura amafunguro muri rusange. Hazemo n'abagabo ntabwo bakunda gutegura amafunguro. Ndavuga abagabo mu ngo, niba madamu akunda kugutekera amafunguro, burya iyo umuhutaje, niba uyu munsi yagutekeye agasosi, ejo ahita agutekera icyo bita makondi, amamini n'umwa, ubugari na makondi, kandi wenda yari kugutekera agashyiraho agasambaza. Ariko iyo wamubwiye cyane cyane gushima, reka tuvuge mu ijambo rimwe, gushima. Iyo washimye umuntu ko yagutekeye neza, aravuga ati ejo nzahindura, nzahindura kabisa. Kuva yashimye ko namutekeye isamaki ya tilapia idacishijwe mu magufa, mumbabarire cyane, isamaki ya tilapia idacishijwe mu mavuta, ejo nzagerageza, kuko yavuze ko yamuryoheye, ejo nzamubonjesha noneho ku ifi icishijwe mu mavuta. Kamwe no gushima ni ikintu cyiza, kuko kuri iyi si buriya uzi gushima, ukamenya gusaba imbabazi, ukamenya no ukanakunda, ibyo bintu rwose ubu isi ubu yifitiye mu biganza byawe. Ubwo wakwifuza yuko mwakorana ari ukwiga, wakwifuza ko mwazamutekera, mwazamubera mu birori, yaba iby'ubukwe, amaniveriseri, ibirori bigiye bitandukanye, byose murabyitabira kuko mufite ibikoresho kandi n'abantu mukorana muri timu ngari, yababona ate? Yatubona mu buryo bworoheje, kuko hari nk'abantu bakunda abantu bari muri timu yanjye. Ushobora kuvuga uti uyu muntu nigeze mubona atekera ahantu runaka, ati namubona gute? Wamubona uciye kuri nimero yanjye, kuri channel yanjye ndahashyira nimero. Umushefu, abashefu nkorana nabo, umwe muri timu zanjye rwose umbajije uti ankoreye nta kibazo, rwose nakubwira ngo nta kibazo, kuko twese turuzuzanya. Nabaha nimero yanjye mwababonaho, kuko muzababona no kuri channel yanjye, nzababereka, muzababona. Ukaba wambwira uti uyu muntu umeze gutya, usa gutya, namubona gute? Hari nk'umushefu tuziranye witwa Peter, ushobora kuvuga uti Peter namubona gute? Peter namubona gute? Wampamagara nkakurangira uburyo wamubona. Ushaka n'ibikoresho, ufite ibirori, ushaka ibikoresho, wampamagara. Ushaka gukodesha, gukodesha, wampamagara kuri 0788 44 25 54. Yvonne, kubanze kuri Mama Baraka, iryo zina rirazwi cyane cyane, yaba no mu itorero yaba n'ahandi, iryo zina rirazwi, ariko amazina ni Yvonne. Niyo nimero yanjye, ntabwo nkunda kuyihindagura, no kuri Facebook wayihasanga. Donc iri ahantu henshi rwose, icyo washaka cyose twagufasha, yaba ari ukwiga waza ukiga, yaba ari ugukora, ushaka akazi. Mu gihe iyo nabonye nanjye ako kazi, mujye munsengera, nanjye ntanga akazi
anga akazi abana uwo munsi bakarya kandi abatuzi abashima ibyo dukora muze gukora subscribe like share na comment kugira ngo nzajye mbasha kubona uko nsubiza ibibazo mumbajije kandi mujye mubisubiza kindly n'umutima mwiza kuko natwe ntago tuba twabahutaje ntimukatubwire nabi ni ukugira ngo tujye dufashanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego, murakoze cyane. Reka tubashimire nabo twabanye muri kino kiganiro by'umwihariko abakunzi bandanyuzwe ubwo bakore sub bakore share na comment ubwo naho ubutaha Mama Ivo wakoze cyane. Nakoze cyane namwe Emi, Yesu agaho umugisha. Yego. Narakoze cyane.